Hello, welcome once again to my YouTube channel. So muri video y'uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kwikorera amavuta ya avoka bitakugoye ibintu. Ikindi kimwe uri bukeneye amavoka. Ayose ni amavuta. Ngiye kuyakoramo amavuta. So muze mbereke uburyo ukora amavuta ya avoka. Niba ari bwo bwa mbere mbonye rero amazina yanjye ni Simple and DIY, so nkora ibintu byinshi from scratch. Umunsi rero ngiye kwereka uburyo uzajya ukora amavuta yawe meza yo kwisiga. Tumi nashaka gukora amavuta ariko ngashyiramo n'avoka kuko last time ubwo twakoraga beef tallow, abantu batarebye iyo video mubanza mugende muyirebe murebe uko bategura beef tallow kuko nayo turi buze kuza kuyikiniramo hano. Tanyera rero utegura avoka zawe nkagutya ni kugenda migenzo. Ugomba kuba ufite avoka nziza zimeze neza ziryoshye kandi zihiye neza, hanyuma ukazifata ukazitunganya gutya ni kubikora. Ikiri bukurikizeho rero uri bufatiye amavoka yawe, niba uri buyanombe niba udafite iyi hand mixer ushatse wanakira muri blender wabise ukabiblendinga, but for me nari mfite iyi hand mixer ngiye kwifata nyine nya blending. Numara ka blending rero ikiri bukurikizeho ko wafata ugashyiramo amavuta ya coconut. Munakubona ko hano byanoze neza nta kibazo. Uramutse udafite blender nta kibazo rwose, uzabinombe bisanzwe kugeza ubwinoze. So turi bufata amavuta ya coconut, turi bishyira nk'ibiyiko bibiri. Icyo amavuta ya coconut adufasha no kugira twe extracting ya amavuta ya avoka yose nyine neza. Uko nguko ushatse ushobora no kuyashyiramo mbere y'uko blendinga, but hari n'abatabikunda ushatse ni wanayashyiramo, but for me because this was for my skin kandi no mu mavuta ndibuze gukoreshamo coconut, so why not ntayishyiramo kandi extracting n'amavuta menshi. So warangiza ukahita ubishyira ku kariro gakeya ukabiteka kugeza ubwo nyine bihiye bigahindura ibara nkuko muri bugende mu bireba. Bizagufata umwanya munini kubiteka kuko babisaba ngo bikamuke amazi yose ashiremo hasigare mu mavuta gusa. Murabona ko rero amazi hano yaramaze gushiramo, nakomeje ndabiteka kugeza ubwo nyine bitangiye kumera nkaho byiflyinga bikikaranga, and then ngasigarana ibintu meze gutyo. So igikurikira rero kwa rugukamura
ya mavuta hano akavamo ushaka akenda gasa neza. Ye uko naberetse n'uburyo nyankora utu dutambaro nyankamuza. Abantu batarareba iyo video mugene muyirebe, ngiye mafite udutambaro managiye nkagura njya nkunda gukamuza amaji ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nitwo nyangenda nkoresha. So mugene murebe iyo video niba mutarayibonye, banyuze ugakamura muri kubona ko amavuta rwose ari kuvamo. Gusa nyine bisaba imbaraga, bisaba kuba ufite imbaraga ugakamura nyine ukihangana, kuko nyine ibintu bisaba imbaraga no kuba washiritse ubute. Nabikoreye nyuma ya kamera kuko byansaba ingufu nyinshi cyane. And then ayo niyo mavuta nakuyemo. Hano nimaze gukamura igice nsigaranye ikindi gice, nayo ngaya nari ngiye gukoresha. So aha rero hari umunsi ukurikiyeho twari tugiye gukora ya mavuta yacu yo kwisiga, tujye dukoresha beef tallow. Murabona kuntu beef tallow yanjye bimeze. So uburyo nyanyire naringa, uburyo nyanyi extractinga byose, uburyo nyanyitegura nakoreye video. Abantu batarayireba please mugende muyirebe, hanyuma muze mbigisha uburyo bayitegura. Kandi nabwo nari video ya mbere nakoze, but today nashaka kwerekana iyi. So ngiye gukora amavuta yanjye yo kwisiga nk'ibisanzwe nkuko nabereka. So reka nzane ibyo byose turi gukoresha. This is the avocado oil, yani amavuta ya avoka. And then noneho iyi ni amavuta nafuzinze with herbs muri kubibona. Harimo rosemary, moringa, hakabamo na rose petals. Ibintu byose byiza kuri skin. And then here are the essential oil. Last time we used vanilla, but today we are going to use jasmine, okay? We are going to get some summer. We also need coconut oil to moisturize our skin. Nayo turibuze kuyikoreshamo. Ufata beef tallow yawe ukayikataguramo uduce duto ukayidababoilinga kugira ngo ibashe kumeltinga. Murabona ko beef tallow yanjye isa neza, muri kubona nayirendarinze inshuro nyinshi imeze neza, kandi ngiye ntago bikiri kunuka cyangwa gifitemo agahumuro k'inyama mba nagakuyemo, kubera ko nyirendarinze inshuro nyinshi kugira za muhumuro ugenda uvamo. So rero abantu bafite skin dry, nanjye nagiraga skin dry cyane none kuva natanya kuri aya mavuta ntago nkigira umwera cyangwa umusatagurike kwa kuno umuntu asatagurika. So kwidaboilinga rero ushyushya amazi yabira ugatereka mu indi safuriya hejuru y'ama amavuta, and then ugategereza ko bimeltinga. Mu gihe ya tallow iri kumeltinga, ngiye kwita mfata ya mavuta ya olive nashyuzinze with herbs, harimo rosemary, moringa ndetse na rose petals cyangwa indabo z'ama rose z'umutuku. So ibyo bintu rero nashyizemo icyo bigufasha kuri skin, like rosemary ifasha skin yawe muri circulation, bituma skin yawe nyine ilookinga nyine soft nyine. Ikindi kandi rosemary preventing skin yawe from radicals. Moringa is good for your skin, kugira moisturizing, ituma uruhu rwawe rworoha. Even roses nazo ni nziza, kuko abantu bafite dry skin you need to add roses in your oil, kandi yongera naka aroma mu mavuta yawe. Ikindi moringa ifasha skin yawe cyangwa supportinga, ifasha skin yawe ko ya producinga collagen, nyine supportinga muri production ya collagen. Byose bigiye bifite akamaro. Uzicare ugende bisome urebe icyo bifasha skin yawe bitewe na skin yawe. Rero umenya ibyatsi uza gufuzinga n'amavuta yawe. So aya rero n'amavuta nimaze gufuzinga, ndi kwerekana coconut oil nayo ngiye gukoresha, ndetse n'aya mavuta ya avoka niyo turibuze gushyiramo. Impamvu dushyiramo n'aya mavuta yandi nuko iriya tallow at room temperature iba solid. So uba ugomba gushyiramo andi mavuta bitewe n'ibyo uruhu rwawe rushaka. For the smell uyu munsi turakoresha jasmine, ushize twari twakoresheje vanilla. Tallow yacu rero imaze kumeltinga, ndayireka sitting for few minutes, like 5 minutes, banze mene nkaho itagishyushye cyane. And then ndibuze kwita nshyiramo ya mavuta yose nagiye mbere, kandi bishyiremo coconut, ndibishyiremo ya mavuta ya coconut, hanyuma ndibishyiremo 2 spoons, 2 tablespoons. Ikiza cyo kubikorana ya mavuta, you know what, already uzi icyo umubiri wawe ukeneye,
ushobora kugenda ugasacinga uvuga ati my skin imeze gutya, ni iki nyine nashyiramo kugira ngo skin yanjye imere neza. Nasizemo ibiko bibiri bya olive, ndanyishyiramo ya mavuta fusing the with herbs, iyi ni olive, ndanyishyiramo na yandi avoka. The reason why dushyiramo izi essential oils zindi, ushatse ntakoresheje naya, ushobora gukoresha yandi, but you have to add other type of oil kuko iyi tallow at room temperature iba solid. That's why ugomba kuvangamo andi mavuta. So nashyizemo n'ikiko cy'ubuki fume, nyashyiramo buri ikiko cy'ubuki in my skin care products. That's why ndangije mfata iyi hand mixer and then ukabikubita kugeza ubwo bw'ivande. Even if utabifite ushobora gukoresha ya hand blender twakoresheje n'ubundi nayo irabikora, and then ukagenda ubikubita kugeza ubwo bibaye fluffy bigahindura ibara ugenda ubireba. Iyo amavuta yawe umaze kubona yamaze kuba fluffy yahinduye ibara yabaye umweru, ushyiramo za essential oil zawe ushaka gukoresha. For today twakoresheje jasmine, nina bibabwiye ko rero turi bukoreshe, hanyuma ugakuramo wa muhumuro udashaka. Za muhumuro mama muri kumbaza ngo amavuta ntanuka, nge ndayisiga bati nta muntu urambwira ko muhumurira nabi, kandi ahantu ndajya bambwira ngo uri kunuka inyama cyangwa ugeze uti no, amavuta nyuma nayakoze neza abarendarenze kandi aba ameze neza rwose. Noneho ku ruhu rwo nanjye ndayabaratiye pe. Njye nagiraga ibibazo byinshi sinzi ko nabibabwira, najyaga nishimagura nka gutyo uvuye muri dushe. Iyo nogaga amazi akonje buri gihe nabaga muri dushe ngafata nk'indi minota 20 yo kwicara nkabanza nkishimagura, cyangwa natinda muri dushe nyine uruhu rwumagaye cyane navaga muri dushe nkishimagura bikandya. Bati kuva natangira gukoresha aya mavuta rwose nta kibazo nkigira, kandi n'ibintu byo gushishuka ko umuntu asatagurika ntabyo nkigira, umwera warashize. Amavuta ni meza. That's why nabizatereka ngore video namwe nzaninya abasharing. Hari abantu bafite ikibazo n'icyo cyanjye, hari abantu bivuza bikanga, but for me kuva natangira gukoresha aya mavuta rwose meze neza rwose. Mu maso nari nazanye ibiheri byarakize kuri TikTok murabizi nabiberetse, sigaranye inkovu. That's why nagiye nshyiramo ibi bintu byose kugira ngo yako n'utwo dukovu turi bugende. Uhita ufata container zawe rero wateguye neza, wogeje, wanazisize mu mazi ashyushye nyine zisitererije, ugashyiramo ya mavuta yawe and then ukayabika. Bibaye byiza container zawe zajya ziba ari ibirahure, but for me ntago hano nari mfite icupa ry'ikirahure, ntago ntagura amacupa y'ibirahure yo gushyiramo amavuta, but nayo nshaka kuzayagura. Nayo nshaka kuzayagura. Warangiza ukayabika. Aya mavuta ngyashaka kumara hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 akimeze gutya ari fresh, banaya preservinze, abari preserved. Abantu bashaka nabyo kuzamenya how to preserve nyine ibintu bya skin care, let me know. Kore subscribe, mujye muri comment, sharing a video kugira ngo ko nyine ibyo ndi kubahereza namwe bafitiye umumaro. So igikurikiro ni ukugenda tukisiga amavuta tukareba impinduka. Njyewe sinkigura amavuta rwose, murabibona. Ntabwo nyigura amavuta, nzajya nyina ngura ibindi, ariko amavuta yose nkiyagura. So ni warebye video kuva ku ntangiriro ukaba ugeze ku musozo, jya muri comment ushyiremo udutima twa papo uvuga ati video yari
kandi nzanye ngenda mpemba abantu tubana bakareba video bakagera ku musozo. Niba ugeze hano video go in the comment and then ushiremo udutima twa papu kandi nkomeza no kubashimira pe, mwarakoze abantu bakoze subscribe, nawe utarayikora nizere ko ugiye kuyikora kuko uri kubona ko ibintu mbahereza ni ibintu byiza kandi ni n'ubumenyi mbahereza for free. So thank you for watching, mwakoze kubana nanjye, tuzabonera muri video y'ubutaha. Bye.